Nkuko nababwiye ugomba kufita agasego kugira ngo ube uri comfortable, ubundi umugore wakaryama ari kureba iriya nawe ukaryama uri kureba iriya, mwese mukaryama muri kureba mu cyerekezo kimwe, ubundi noneho nawe urabyumva nyine kwa nyuma. What's up guys, welcome back to our YouTube channel. It's me Patricia and Amza. Reka nongere rero mbakire bantu banjye duhuriye kuri urubuga rwacu. Nkuko bisanzwe uyu munsi twagarukanye irindi somo. Uyu munsi hari isomo cyo guhereza abahungu ariko n'abakobwa muri rusange. Hari video narebye y'umukobwa bita ngo Noeline ari kuvuga ngo ndaza reka nyishyira hano hejuru muyirebe. Uyu mukobwa ari kuvuga ngo abahungu b'i Kigali ngo ntago bazi kurongora. Abahungu b'i Kigali ngo ntago bazi kurongora, bira biro byambabaje sana. Why are you laughing? I saw you how you're getting uncomfortable. Urukumva uriya mukobwa yarifashe aragenda aravuga ngo abahungu b'i Kigali ntago bazi. Umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe mu kintu kizatuma aguca inyuma nuko uzaba utamurongoye neza. Mana umukobwa niyo wamuha ibya mirenge, niyo wamuha ibiki n'ibiki utamurongoye neza azaguca inyuma. Urugero nabahereza ni urugero rw'umugabo bita Baltazar. Baltazar. Umugabo bita Baltazar bari abagore bose yarongoye bafite abagabo, kandi bafite abagabo bishoboye bafite amafaranga bafite n'ibiki byose, ariko reba ukuntu Baltazar yabarongoraga. Baltazar yabarongoraga nk'umuntu uri kurongora indaya. Mane umugore wundi umugore wawe ugomba kumurongora nk'umuntu uri kurongora ibyo ngibyo nyine nari mvuze hejuru. Ni abagore nibyo baba bashaka nubwo gose atabikubwira, ariko abagore nibyo baba bashaka. Uyu munsi rero ngiye kukwigisha position eshatu ushobora kurongoramo umugore wawe bigatuma utarangiza vuba. Kuko mu bintu bya mbere bituma umugore avuga ngo ntabwo yashimishijwe n'imibonano mpuzabitsina nuko umugabo aba yarangije vuba, umugore atari yarangiza. Mujye mubwirwa mwumve, umugore wawe agomba kurangiza. Nurangiza rero mbere yuko umugore wawe arangiza, ni hahandi usanga umugore yagiye kuguca inyuma. Uyu munsi urongeye gufasha amaji yanjye n'abakobwa, ariko nabo ndi kubafasha kuko abagabo banyu niba batabahaza, ubu hano ndi kubafasha kugira ngo abagabo banyu bajye babahaza. Urukumva? Kandi abakobwa mushobora kuzana muri comment mukanshyigikira mukambwira ukuntu abahungu b'i Kigali ngo batajya babahaza. Ariko abahungu banje turi kumwe uyu munsi ngiye kubereka position eshatu zizagufasha gutuma utarangiza vuba. Tudatinze rero, ntabwo ndabivuga mu magambo gusa, ndabivuga ndi no kubibereka kugira ngo murebe ukuntu bikorwa. Gusa icyo nashaka niba abantu bazaruvuga ngo ngushira isoni guteze, kandi mba ndi kwigisha abantu ibintu bikenewe ko bagomba kubyiga. Ibi bintu rukutabyiga nibyo bituma ingo zisenyuka, abantu batandukana. Ugasanga urukwigira ko wakoze akazi bya danje kandi nta kintu wakoze, umugore ameze nabi nta kintu kumufasha. Tutabatindiye rero, ngewe na madamu wanjye tugiye kubereka position eshatu ushobora gukora zikagufasha kutarangiza vuba. Nutarangiza vuba rero bizatuma ufasha n'umugore wawe kurangiza cyangwa se umukunzi wawe kurangiza, bityo muzibanira karamata. Bazarekera kugenda bari kuvuga nk'ibi bigambo uyu mukobwa yagiye ari kuvuga ngo abahungu b'i Kigali ngo ntago bazi kurongora. Yadusebeje man, yaradusebeje nako manza yaranabikoze kera. N'abatindiye rero reka dutangire video yacu y'uyu munsi. N'abatindiye rero, position ya mbere ni position bita cowgirl. Position bita cowgirl ni kwa kundi umuhungu uryama ukarambya amaguru umukobwa akakwicara hejuru. Ira position ituma umuhungu atarangiza vuba bitewe nuko ntago muvuma ziba ziri kwihuta. Umukobwa ya kuri hejuru akenshi abakobwa na abantu bakora muvuma buhoro buhoro, ariko uyu muhungu wawe uri hejuru ni handi ushaka gukora muvuma uri kwihuta cyane ngo uri kumwemeza, kandi nta kintu uri kumwemezaho. Icyo ubugiye gukora gusa ubugiye kurangiza vuba, ubundi ukagenda wamupfubije. Dore position ugomba gukoresha ya mbere kugira ngo utarangiza vuba, bitume n'umukobwa umushimisha, bitume n'umugore wawe yishima. Abagore bari kubaca inyuma, dore Baltazar ari kubarongora, mufite amafaranga, mufite ibintu byose, ariko bakabaca inyuma. Kubera iki? Ntago mubashimisha mu buriri. Iyo ndi kubigisha ibintu nk'ibi ngibi rero mba ndi gusevinga urugo rwawe kugira ngo umugore wawe atazaguca inyuma, kugira ngo umukunzi wawe atazaguca inyuma. Umugore uri kubona imibonano myiza mu rugo, cyangwa se umukunzi wawe uri guhereza imibonano myiza, ntihazagira umuntu kubeshya mana uwo mukobwa ni wamuha ibya mirenge kugira ngo azaguca inyuma biragoye. Azaba agiye gushaka iki handise udafite. Ko ikintu cya mbere gituma umugore cyangwa se umukobwa guca inyuma ari uko uba utamushimishije mu buriri. N'abatindiye rero, iyi niyo position ya mbere ugomba gukora nk'umugabo igatuma utarangiza vuba. Ngwino tubereke sha. Come. Nkuko nababwiye ho uraryama ukarambya ubundi umukobwa akakwicara hejuru.
ni gutyo ugomba kubikora. Ndi kubibereka no muri pratique kugira ngo mutazavuga ngo ntago mwabisobanukiye ngo cowgirl ni ibiki. Ngiye kubikwereka no muri pratique. Twagiye rata. Uraryama ukarambya. Ubundi n'amaboko ushobora kuyakira ku kibuno cye nk'uko nguko. Amaboko yakira ku uraryama ukarambya ubundi umukobwa akakwicara hejuru. Iyo akwicaye hejuru rero bituma ubasha gukontorora muvuma z'ukuntu ari kumanuka kongera akazamuka. Kandi n'abakobwa ntago bakora muvuma za vuba zo gutuma urangiza vuba. Iyo niyo position ya mbere. Position ya kabiri izatuma utarangiza vuba ni position bita letus. Position bita letus rero yo uricara mugasobanya amaguru ye n'umukobwa, uricara no umukobwa akakwicara hejuru. Man, impamvu ndi kubabwira zino position zo kuba umukobwa ariwe uri hejuru akenshi zituma umugabo atarangiza vuba nuko umukobwa yari hejuru ntago muvuma zihuta, ariko umuhungu we uri hejuru niyo udashaka gukora vuba akenshi ugira tentation zo gushaka gukora vuba. Sinzi umuntu wabwiye abagabo ko kwemeza umukobwa ari ukujya hejuru ugakora vuba. Ndakubwiza ukuri ko biriya bintu nta n'ikintu umukobwa bari kumva. Abakobwa bazi hano muri comment bababwire biriya bintu sometime uri no kubabaza umwana w'abandi uri kuyiha ngo gukubita vuba ngo namwemeje ukaza uri kutubwira mu babire ngo umukobwa ngo namwemeje ngo bana ngo namukubitse byadanje ngo arataka ari gihe bari gutaka ari kubabara. Impamvu urumva babwira ko position z'umukobwa kuba ari hejuru arizo zituma umuhungu atarangiza vuba nuko umukobwa we muvuma azijyana buhoro ko nibyo bimushimisha. Sinzi impamvu mutanabyigiraho ngo nawe nujya hejuru y'umukobwa muvuma uzijyane buhoro ko nibyo bituma umukobwa yishima. N'abatinde rero position ya kabiri bayita lotus. Lotus ni jambo ry'icyo lotus. What is the name? Lotus, I think Lotus, yeah. Lotus ni position mugomba umukobwa uricara n'umukobwa akicara ubundi mugasobanya amaguru umukobwa akakwicara hejuru. Dore no kunguko ibimeze. Come, let's show them. Let's do this way. Bahungu banjye rero bantu banjye iyi position ya kabiri nayo ituma utarangiza vuba kuko umukobwa nta kuntu yaba kwicaye gutya hejuru ngo narangiza ngo akore muvuma za vuba ziratuma urangiza vuba. Nkuko nabibabwiye zira muvuma zo kwikubanaho vuba nizo zituma umuhungu arangiza vuba. Ariko umukobwa yakwicaye gutya hejuru nukuvuga ngo abari gukora muvuma buhoro bigatuma nawe ufata igihe nturangize vuba ukajya kurangiza nawe yarangije. Ikindi kintu ushobora gukora ushobora gufata amaboko yawe nibisanzwe tunguko nabibabwiye na kumabuno na handi. Baby, I'm saying I'm gonna take you. Wait. Urumva ushobora gufata I'm not gonna do it. Ushobora gufata amaboko yawe ugafata umukobwa gutya ku kibuno noneho nawe ugakora iki akaba ari wo kontorora muvuma. Isoni ziramwishe. Okay, go, let's explain the next one. Isoni zamwishe. Urabona nkatwe tuba twararongoye abagore b'abanyamahanga none yibaze ufite umugore w'umunyamahanga my friend uriye wenda ni Noeli no kuvuga biriya ngo abahungu b'ikire nago bazi kurongora. None yibaze urongoye umugore w'umunyamahanga arabizi kuri umunyarwanda uragiye umukoreye ibintu byapfubaza byo gumupfubya azagenda ari kuvuga ngo abahungu b'abanyarwanda nago bazi kurongora. None biri kuvugwa none n'umunyamahanga. Niyo mpamvu tugomba gukora iki? Tugomba kwiga bino bintu tukabimenya kugira ngo nunya no kurepresentinga abanyarwanda mu kindi gihugu nkuko ndi kuba representinga hano muri Afrika y'Epfo. Mba representinge neza man. Nawe nujya gushaka umugore w'umusaza vatura umunyarwanda avuge abanyarwanda bazi gukora akazi kabisa. Urumva iraro ni position ya kabiri ugomba gukora igatuma utarangiza vuba. Ibyo ngibyo bigatuma ubasha gushimisha umugore wawe. Okay, position ya gatatu rero izatuma umuhungu atarangiza vuba ni position bita spooning. Position bita spooning rero nuvuga ngo wowe n'umugore wawe mugomba kuba muryamye mwese muri kureba muri direction imwe. Umugabo akajya inyuma y'umugore ariko muzakina na kintu kitwa nk'imisego yo gushyiraho umutwe ko ntago waryama nta musego wavunika. Mukaba mufite imisego mugashyiraho umutwe ariko mukaryama muri kureba muri direction imwe noneho umugore wawe ukabasha kuba wamurongora ariko umuri inyuma. Ibyo ngibyo nabyo bizatuma utarangiza vuba kubera yuko ntago
umuntu ntago yinjiramo imbere cyane, ntago bituma winjiramo imbere cyane kuko haba hameze nk'ahafunganye. Iyo utinjiyemo imbere cyane rero bituma utagira ubushyuhe bwinshi cyane sinzi ukuntu nabisobanura urumva, bituma utagira ubushyuhe bwinshi cyane, bigatuma usa nkaho utari kugera kure cyane, uri gukorera hano hafi, ubu uri gukorera hafi, noneho bigatuma utabasha kurangiza vuba. Ariko bigafasha umugore we kurangiza, kuko burya umugore we kugira ngo arangize ntago bisaba ko ujyamo imbere cyane ngo winjire kure cyane, hoya. Umugore ubundi uburyohe bwe buba hano hafi, hano hanze. Bari abantu bumva ko ngo sinzi ngo afite ngo ikiboro kinini ngo arajyamo imbere sana, ngo nibyo biratuma, ntacyo bizagufasha. Umugore kurangiza ko burya kuri hano inyuma nibashake bazayibabwira. Gusa reka mbereke ino position ukuntu ibimeze, ni ibintu byoroshye man. Wowe uraryama ariko nkuko nabibabwiye ugomba kufita agasego kugira ngo ube uri comfortable. Ubundi umugore wakaryama ari kureba iriya, nawe ukaryama uri kureba iriya, mwese mukaryama muri kureba mu cyerekezo kimwe. Ubundi noneho nawe urabyumva nyine kwa nyuma iyi position rwose izatuma utarangiza vuba, ndabikwijeje. Mugerageze zino position eshatu mbabwiye rero, ubundi muzambwira. N'abakobwa bashobora kutubwira rega nagara abahungu gusa bonyine tuba turi kubwira. Gerageza zira position eshatu nkubwiye, niba wari ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, ubundi uzambwira niba hari icyo byagufashije bigatuma utarangiza vuba. Kurangiza vuba nkuko nabibabwiye bisenya ingo. Kurangiza vuba, kudahaza umugore bisenya ingo, bisenya ama relationship. Ugomba ro gushaka impamvu zose zatuma ubasha guhaza umugore wawe, cyangwa se nurangize vuba mani ngo nk'inkoko papa ukabura arangije nk'inkoko. Uzareba abakobwa bose bajya babaza ku social media ngo umuhungu ubundi agomba kumara igihe kingana iki, bose bavuga igihe kirekire mani. Kubera iki? Nabo baba bashaka kwinjoyinga kira gikorwa. Hari abahungu bazi yuko igikorwa cy'imibonano hagati y'umuhungu n'umukobwa ari bo bagomba kurangiza. Gusa n'umukobwa ugomba kumutekerezaho, n'umugore wawe ugomba kumutekerezaho, kumva ko n'umugore wawe nawe agomba kurangiza. Ngizo ro position eshatu zizatuma utarangiza vuba mu buriri ugashimisha umugore wawe. Nkuko bisanzwe rero tuzahurire muri video y'ubutaha. Turabakunda cyane. Hasta la vista. Mukomeze musharinge video zacu, mukomeze musubscribing kuri channel yacu, mukomeze mu liking video zacu. Tuzahurire muri video y'ubutaha rero. Ciao.